Ubusanzwe abantu usanga dukoresha telefone za smartphone kandi kenshi bigaragara yuko abantu benshi bamaze kubona smartphone. Gusa hari ikintu benshi batazi kandi cy'ingenzi. Gmail bivuga Google Mail. Akaba ari email ikoreshwa muri telefone za smartphone. Akaba ari account ya Google ikoreshwa cyane na benshi mu buryo batazi kandi ni ingenzi. Usanga ari abantu bafata telefone yabo bakajya ku mudinje ngo nabashyiremo WhatsApp kandi bafite Google Email. Google Mail ni konte ikoreshwa na benshi, igomba gukoreshwa na benshi bitewe n'ibyiza byayo. Uyu munsi tugiye kubabwira umumaro wa Gmail. Mbese nawe uzi umumaro wa Gmail? Buriya Gmail ifasha telefone kwishyiramo application muri za smartphone no mu computer. Iyi Gmail application washyizemo yose ukoresheje email yawe niyo wazasubizamo mu zindi telefone ukayisubiza muri telefone, usanga rwose za application zigarutse. Bivuze ko Gmail ni ingenzi cyane. Kandi hari abantu benshi mwajyaga mujya gushyisha mu TikTok bakabaca amafaranga 500, wasanga na email ufitemo basanga guciye 1000. Kuri YouTube channel tuzabereka uburyo mugomba gukoresha email cyangwa Gmail mukabasha kujya mubyikorera. Icya kabiri rero, Gmail igufasha kwibikira amafoto, document cyangwa zimwe muri application nk'uko twabibonye. Murumva rero Gmail ni nziza cyane. Akenshi nubwo wabika kuri email ugashyiraho ayo mafoto cyangwa indirimbo bitewe n'icyo ushaka, hari n'andi application Gmail ikorana nayo. Harimo Photos niyo bita Google Drive. Izo zose zibika neza ibyo wari ufite kuri telefone ntihagire icyo biba. Ugasanga niyo wajugunya telefone wayitaye, washyiramo email muri yindi telefone wari usanganye mu ya mbere, ugasanga bisa bigaruka pe. Murumva rero Gmail ni nziza cyane. Buriya Gmail cya gatatu idufasha kwandikirana n'inshuti zacu. Akenshi ikabikoreshwa no mu bucuruzi. Hoherezwa amakuru y'ubucuruzi uko bimeze. Ababandi muzi bijyanye na document z'ubucuruzi murabizi, ngiye ntago nzi iby'ubucuruzi ariko abenshi mukora mu bucuruzi izo document murazikena cyane. Abashaka kugurisha ibibanza byabo bategeranye, kontara zirakorwa rwose hakoreshejwe iyo email. Ndavuga email ya Google cyangwa Gmail. Iyi rero Gmail ikoreshwa n'amakampani mu buryo bwo gusinya za kontara nk'uko nabibabwiye. Usanga hari n'amakampani ya Bet Power kugira ngo winjire mu gukoresha Gmail cyangwa email ya Google. Ibyo bikagufasha kwibikira amakuru yawe neza, kuko niyo igihe kigeze iyo telefone ukayita, iyo wonye indi rwose usubizamo email bikahita biba mahwi. Abantu rero muri kudukurikirana, aka ni akamaro ka email turi kugenda tureba. Email mvuga ni Google Email. Buriya mu Rwanda usanga hari abana benshi bajya gukora ikizami nko ku rubuga rwa Mifotora. Ntago wakora ikizami ku rubuga rwa Mifotora udafite email. Ntibibaho. Usanga umuntu ujya gufungura Mifotora bamusaba na email. Ni ngombwa rero kugira email, ni ngombwa kwiga kumenya gukoresha Gmail. Rero ntuzacikwe n'izindi video zizakurikira kuri YouTube. Tuzabasha kureba neza uko Gmail ikoreshwa, ndetse n'uburyo nawe wayifungurira ukabasha kwishyiramo za application. Abantu mukunda za TikTok, Snapchat byose bikoresha Gmail. Iyi Gmail rero umucuruzi wese ahava akagera ukorana na Rwanda Revenue agira icyo bita email. Ariko email nziza cyane ni iyo yitwa Gmail. Gmail buri wese rero, abenshi mu Banyarwanda, abenshi ku isi yose, iyi Google Email murayikoresha cyane. Iyi Google Email ni ingenzi. Mureke tuzafatanye kureba byinshi kuri iyi Google Email kugira ngo utazongera gucibwa amafaranga na babandi bakaguca 1000, 2000 ukajya ku mudije agaguca 2000, kandi wabasha kubyikorera na telefone yawe, dore ko mega zisigaye ari nkeya cyane, basiga batanga mega nyinshi cyane
ku mafaranga make cyane. Murakoze rero abantu mudukurikira, kanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro bijyanye no kubigisha Gmail, kubigisha ibindi bintu bijyanye n'ubutekinisiye muzabisanga kuri uru rubuga. Komeza kugira umunsi mwiza. Ni nayo mpamvu iyo uguze telefone iyo ari yo yose smartphone ntiwaburamo application yitwa Gmail. Ni ingenzi cyane nyine kuko izagufasha kuyikoresha nyine iyo telefone, ushyiramo ibindi bintu byose ukeneye bitewe n'iyo Gmail. Gmail ni urufunguzo rwa byose muri telefone, kuko niba ushaka kohereza umuntu amafoto cyangwa video ndende cyane, hari ubwo usabwa kuvana zenda muri Gmail ukayishyira muri telefone yawe, cyangwa zenda muri App Store. App Store ntiyakora udafite Gmail. Bivuze ngo Gmail ni rwo rufunguzo, nubwo App Store ibiri muri telefone nayo tuzabibona ko ari ingenzi, ariko App Store ikora yuko ufite Gmail. Iyo Gmail rero yifitemo ubasha kuvanamo zenda kubwo mwakoherezanya amafoto. Urumva rero Gmail ni ingenzi. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi mwihangane. Uyu munsi numvaga nshaka kubabwira akamaro ka Gmail, nubwo mfite ikibazo cy'uburwayi butoya ntabwo ari bunini cyane. Nizeye ko buzakira kandi tugakomezanya neza dukurikirana ibiganiro kuri YouTube channel. Murakoze.